Kuki dukundana ariko ntitwumvikane? Kuki numva ntakunzwe kandi umuntu avuga ko anshaka cyangwa ambwira ko ankunda? Kuki natanga byinshi mu rukundo ariko bikagaragara nk'aho ntacyo bimaze? Aha ngaha nagira ngo nkubwire ikosa rikomeye wajyaga ukora ndetse n'abandi tujya dukora mu rukundo, ni ugukunda abantu mu buryo twifuza gukundwamo aho gukunda abantu mu buryo bifuza gukundwamo. Urugero rwiza wenda ruto nshobora kuba naguha ni uburyo ushobora kuba wakunda umuntu bijyanye n'uko wowe ibyiyumviro byawe ubishaka ariko wowe utamukunze kubera ibyiyumviro we uko abishaka. Aha ngaha rero niyo mpamvu tugiye kuba twakifashisha indimi eshanu mu rukundo abantu benshi cyane bakunze kwibaza, ugasanga aribaza ati kuki nkora ibishoboka byose ngo nshimishe umukunzi wanjye, ariko wa mukunzi uri gushimisha nawe akumva ko ibyo uri gukora ari mu nyungu zawe bwite, utagize ute ntabwo uri kumukunda, ahubwo wowe urimo urareba ku nyungu zawe, urimo urareba ibigushimishije, we ku ruhande rwe akavuga ati se uriya mukunzi wanjye bimeze bite, kuki yakora biriya njye yagiye ankorera nanjye binshimisha, nyamara wowe urimo uribwira ko ibyo uri gukora bigize bite biri kumushimisha. Ariko aha ngaha ikibazo cyo cyabayemo ni uko mwembi muri kuvuga indimi ebyiri zitandukanye mu rukundo. Wenda umwe arashaka kuba yabona amagifiti meza, undi arashaka kuba ko muba muri kumwe nyine muganira, urumva ko ni ibintu bibiri biri kuza gutandukana. Uraje umuhaye gifiti uhise ugenda, uraje wenda ibyo yashakaga wenda kwarukuza nyine ukamuganiriza, ariko umuhaye gifiti uragenda. Urumva ko ni ikibazo kigize bite, ikibazo gikomeye. We ahita yumva ko uri kuza wenda umuhaye iyo gifiti kugira ngo wenda umupfuke amaso, kugira ngo umujijishe, wenda kugira ngo wigire hehe, wigire mu bandi. Aha ngaha rero uraza kuba wabisobanukirwa niwumva iki kiganiro kugeza kirangiye, impamvu ukora igishoboka cyose kugira ngo ushimishe umukunzi wawe ariko ntibigire aho bimukora. Ushobora kuba ari umwe mu bantu bumvishije abantu bavuga ngo uriya muntu ngafite akarimi gatyaye, uriya muntu umuntu wese bahuye bahita amukunda. Kubera iki? Wakibaza iyo mpamvu ni iyihe? Aha ngaha impamvu uraza kuba wayisobanukirwa nukomeza kuba wakumva iki kiganiro. Ikintu cya mbere nagusaba ni ugukomeza gukora subscribe ku Ihozo TV igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ndi true. Abantu rero bagaragaza kandi bakagira urukundo mu ndimi eshanu zitandukanye, arizo tugiye gukoresha zitwa 5 love language kugira ngo uze kuba wazisobanukirwa. Izo ndimi uko ari eshanu, izi ndimi rero umaze kuba wazisobanukirwa bikorohera kuba wabana n'inshuti zawe, kuba wabana n'umuryango wawe neza, kuba wabana n'umugore wawe, kuba wabana n'umukunzi wawe mu kidetingana mu gikundana. Izi ndimi rero eshanu iyo umaze kuba wazimenya, cyangwa ukaba wamenya ururimi umukunzi wawe avuga, ururimi inshuti yawe ivuga, ururimi bamwe mu muryango wawe bavuga, ibyo byose nyine biza kuba byagira bite, biza kuba byagufasha. Ni nayo mpamvu nakubwiye ni harimo abantu bitwa ngo bari abantu bafite akarimi gatyaye. Abo bantu bafite akarimi gatyaye mba nkubwira ni ba bantu nyine bagira bate bisi izi ndimi zose kugira bute kuzivuga. Aha ngaha rero wenda reka tudatinze tugire dute twihute kugira ngo tuze kuba twagera no ku rurimi rwa mbere. Abantu benshi cyane usanga bakunze kuba nyine bavuga, ariko abandi nyine ugasanga ntibagira bate ntibarukoresha. Aha ngaha rero ku mwanya wa mbere turaza tugasangaho ururimi rwitwa amagambo meza. Uyu muntu rero uvuga ururimi rw'amagambo meza yahuye n'undi wifuzaga kuba yabwirwa aya magambo meza, amagambo arimo imitoma y'amagambo. Kera abantu murabizi ko hari uburyo bajyaga bayandika rwose ku gapapuro, ugasanga yaranditse ati tuzicara munsi y'igiti cy'amacunga abaducunga tubaca amazi. Ayo yari amwe mu magambo rwose yakoreshwaga kera cyane, ayabaga barimo imitoma za ndagukunda, za ndakwishimiye n'andi menshi cyane. Aha ngaha rero iyo uramutse uhuye n'umuntu uvuga ururimi nyine ukunda amagambo meza, nawe ukaba uzi kuvuga ya magambo meza, icyo gihe mugomba kuba mwagira muti, mugomba kuba mwahuza, kuko urumva umwe ameze nkaho avuga igifaransa n'undi akavuga igifaransa, umwe avuga ikinyarwanda n'undi akavuga ikinyarwanda. Iki gihe ntabwo bizigira bibagora ko mwahuza mu rukundo rwanyu. Urumva ko ibintu bizaba bibaye nka Paradizo. Niba utazi kuvuga amagambo meza, utazi kubwira umukunzi wa amagambo meza, utazi kugerageza igishoboka cyose ngo uze kuba yabwirwa amagambo meza, kubera ko ni rwo rurimi we avuga mu rukundo, yikundira amagambo meza. Hashobora kuba haza nk'undi musore cyangwa akaza undi mukobwa, akaza kuba yagira ate, akaza kuba yamubwira ya magambo meza yifuza kuri we. Iyo icyo gihe ayumvisha ahita yibwira ko byanze bikunze uburyo wowe uri kumukunda, nubwo wenda ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane, ariko ushobora kuzamugeza nko mu rugo ukamupyinagaza witwaje amafaranga menshi cyane, nyine mu mutwe we akibwira ko bya bintu nyine atazigera bibona mu gihe azaramuka agize ate agukurikiye. Icyo gihe rero ahita afata umwanzuro kuba yakikundanira na wa wundi uvuga rwa rurimi we yifuza kuba yagira ate, yifuza kuba yakumva. Wenda tudatinze reka dukomeze no ku mwanya wa kabiri, turaza tugasangaho
abantu. Noneho ku mwanya wa kabiri bitandukanye n'uwa mbere, ku mwanya wa kabiri usangaho abantu baba bakeneye igihe, akaba akeneye igihe akavuga ati byanze bikunze kuri telefone tube turi in touch tuvugana igihe cyose, niba ari mu kazi tukaba yashyizemo ekuteri, noneho nanjye nkaba nashyizemo ekuteri tukaba tuganira, niba turi kumwe wenda mu kazi tukaba turi kumwe twegeranye, ku buryo nyine igihe cye kinini cyane tugomba kuba ari njyewe turi kumwe. Iki gihe rero iyo umuntu utakimuhaye, wa muntu uvuga ururimi rw'igihe nyine we kumva ko kuba urukundo rwanyu kugira ngo rukomere ari uko muba muri kumwe, kuba ahantu hose niba muri kuganira mwicaye nk'ahantu mukamuha igihe, ukamureka akavuga, ukamuha nyine igihe gihagije. Uyu muntu rero nawe iyo mukundana utari kumuha igihe, utari kumwitaho, byanze bikunze akabona undi muntu uje ukamuha cya gihe, akamutega amatwi, akamwumva kuri telefone, akamuhamagara, bisarangira agize ati agucitse yisangiye wa wundi, kubera ko niwe uri kumuha ibyo we yifuza, nyamara wowe wakoze ibishoboka byose kugira ngo muze kuba mwahuza, ariko ntabwo biri guhura kuko ntabwo uri kumenya ururimi rw'urukundo avuga ngo uze kuba nawe warwinjiramo, nyine urwo rurimi uze kuba wagira ute uruvuge. Icyo gihe rero utaruvuze birangira nyine abona nkaho adakunzwe, abona nkaho utamwitayeho, agerageza nyine akavuga ati byanze bikunze uriya musore ashobora kuba afite undi mukobwa bakundana, uriya mukobwa ashobora kuba afite undi musore bakundana. Icyo gihe nyine bikaza kuba byarangira urukundo rwanyu rugeze rute rufiyirinze. Ahangaha rero urumva ko biba bigusaba, niba avuga ururimi rw'igihe, akeneye igihe kuri we, muhereza icyo gihe nyine, kubera ko nicyo agize ati akeneye. Ku mwanya wa gatatu dusangaho abantu bakunda impano. Ahangaha uyu muntu ukunda impano si uko aba akunda amafaranga, oya, ahubwo uyu muntu usanga yikundira impano. Nushake umuhe impano iri aho ngaho itari nini cyane, wenda ngo uvuge wenda ngo wihambure ushaka impano nini cyane, oya, we ikintu aba akeneye ni kwakira impano. Icyo gihe rero iyo abonye utari kumuha impano, yibwira ko urwo rukundo arimo ashobora kuba yarayobye, ashobora kuba atagize ati adakunzwe. Ahangaha rero bizagusaba ko niba mukundana ugerageza kuba wajya umuha impano, ukamutungura, ugashaka wenda nk'agatelefone, ugashaka utundi tuntu nyine turi aho ngaho, wenda ushobora no gushaka akarabo ukagashyira mu ntuzo, ukagafunga neza, ukagira ute ukajya kukamushyira ako ngako, rero nako kagira abate karamushimisha. Uyu muntu rero bisaba ngo niba mukundanye nawe umenye nyine icyo akunda, ujye umushakira impano, umutungure. Icyo gihe nyine ibyo bintu iyo ari kubikorerwa, we ahita yumva agize ati, ahita yumva yishimye, ahita yumva ko akunzwe. Ushobora no kuba wenda wagiye ukamara igihe kinini cyane, ariko iyo ugarutse ukamuzanira ya mpano, we ahita agira ati, ahita yumva ko umukunze, ahita yumva ko umuzirikana ku mutima, ahita yumva ko buri kintu cyose nyine wowe uba wagize ute ubacyitayeho, kuko uba wumvishe nyine ibyo we akeneye. Umuntu uvuga ururimi rwa kane ahangaha rero ikintu we aba akeneye ko uza kumufasha mu kazi. Niba ari nk'akantu yari agiye gufungura, ukaza ukagira ute ukamufashaho. Niba ari nko guteka, ukaza ukamufashamo nabwo guteka, wenda ukamukatira udukaroti, ukamuha hafi, mugenda muganira. Niba agiye nko gufura imyambaro, ukaza ukaba umwicaye hafi, ukaba umuganiriza, ukajya umutoranyiriza, umuhereza iyo myenda, mukaba muri kumwe aho hafi. Ibyo nabyo biza kuba byagira ute biramushimisha cyane. Ahangaha rero iyo utaramutse utabikoze nabwo, uwo muntu nyine niba muri kumwe mwari mwicaranye, kubera ko wenda agiye muri utu turimo, wowe ugahita wigendera ku ruhande, icyo gihe arareba akabona ntabwo usa nkaho mwitayeho, ntabwo uri kumwumva. Ariko iyo ubimenye nyine ukaza ukavuga ngo reka nze mwegere, mufashe utwo turimo tuganire, ibyo byose bigenda bituma uwo muntu agenda kwiyumvamo. Icyo gihe rero iyo hageze undi muntu uza akajya muri wa mwanya wawe, yarangiza akavuga rwa rurimi, ndetse wakagombye kuba wowe ubwawe ari byo uri gukora, icyo gihe yaje ahita gusimbura. Birumvikana ahita gusimbura, kuko wowe uba utaramwumvisha, umeze nkaho utigeze umwumva. Icyo gihe biba mwamaze kuba mwagira mute mwacana umubano, biturutse kuba we ururimi ari kuvuga wowe utari kugira ute utari kumwumva, ndetse nawe ibyo uri kuvuga nawe ntabyumve. Ahangaha ndakeka ko ushobora kuba usobanukiwe ururimi rwa kane uburyo rukora. Ururimi rwa gatanu ari narwo tugiye kuba twasorezaho, ni ururimi abantu benshi cyane ushobora gusanga bahuriyeho, nko guhoberana, gufatana mu maboko. Abantu benshi cyane urabizi ko hari uburyo abantu bakunda kuba bagiye bafatanye agatoki, cyane cyane abakundana, akumva ko niba ahantu bari kumwe mu bandi aba agomba kumuhobera kugira ngo agaragaze ko bari kumwe, kugira ngo agaragaze ko ari we mukunzi wenyine afite. Akenshi cyane uba usanga nyine
akunze kuba agiye amufashe agatoki nk'uko nabikubwiye, akumva nibwo agize ati afite umutekano. Niba bicaye akamufata mu biganza, ibyo nanone uyu muntu uvuga ururimi rwa gatanu, ibi iyo ubikoze burya uba wamaze kuba umuntu wawe. Izo ndimi rero zose uko tuzinyuzemo uko ari eshanu, iyo ushoboye kuba wazivuga byanze bikunze buri muntu wese muzahura ushobora kuzahamenya kuba wahura nawe. Aribwo bwa mbere nyine nakubwiraga nti harimo abantu benshi cyane bazwi nk'abafite akarimi gatyaye, ariko ntabwo ari ukuba afite ururimi rutyaye, ahubwo ni uko buri muntu wese bagihura ahita amenya ururimi uwo muntu avuga, ndetse ibi byose biza kuba byamworohera uburyo agomba kuba yagendana nawe, uburyo agomba kuvugana nawe, kuko aba yamaze kuba yahita amusobanukirwa. Ibyo byose rero kugira ngo uze kubisobanukirwa neza ni uko ugomba kubanza ukamenya umukunzi wawe ururimi avuga, niba koko mwakwiga izo ndimi zose cyangwa buri wese yakwiga ururimi rw'undi, kugira ngo mujye mugira muti, kugira ngo mujye mushobora kuba mwahuza. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro, nakubwira nti iki gitabo gikubiyemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wenda homework njye nasiga nkuhaye cyangwa umukoro ni ukumenya ibintu. Ese ukundi iyo umukunzi wawe muri kumwe ku mugoroba wose? Ese ukundi yakongoreye amagambo meza? Ese ukundi yaguhobeye cyane mu bantu? Ese ukundi yagushimagije uko wambaye? Ese wumva ukunzwe igihe umukunzi wawe akubwiye ukuntu uri mwiza n'ukuntu agukunda? Ese wumva ukunzwe igihe urimo gutemberana n'umukunzi wawe? Ese wumva ukunzwe mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe aguhaye gift? Icyo gihe biba ngombwa akagutungura. Ese wumva ukunzwe igihe umukunzi wawe agukoreye massage? Ese wumva ukunzwe iyo umukunzi wawe ufatanyije guteka ifunguro rya nimugoroba? Uko ugenda ukomeza usubiza ibibazo biri muri iki gitabo twifashishije duteguriye inkuru, uragenda usobanukirwa umenya ururimi rw'urukundo uvuga. Aha rero mwese ko mwadukurikiranye ku Ihozo TV ndetse mukatwereka ko mushobora kuba mwarize, ahangaha turagira ngo noneho tuzabirebe Severante 2026. Ese mugiye kwitwaramo mute? Mugiye kubigenza mute? Ahangaha nakubwiye ko ndimo ngenda ngana ku musozo. Nakubwiye ni ikintu cya mbere, ahangaha muri za ndimi zose numara kuzivuga cyangwa umaze kuba wazimenya, wifata umukunzi wawe ngo mushyire ku rurimi rumwe gusa. Oya, wamaze kuba warumenya, ariko ururimi akandi kantu uzamwongeramo buriya mu ndimi zose yaba avuga, uzongeremo akantu k'impano. Numuhereza impano nk'izi ndimi zose wamaze kumenya ururimi avuga, ibi rwose bizahita byigira bite, bizahita byongera umubano, kuko nyuma yo kumva ko akunda amagambo aryoshye ndetse ukayamuhereza ukabona byabaye full package, ongeraho akantu k'impano, noneho azahita avuga ati dore urukundo rwanjye, dore ahandi hose nagana naba nibeshye, dore nguyu umukunzi wanjye. Yaba ari nk'imodoka ushobora kuyifata ukayimuhereza, nubwo nari nibanze ku mpano ntoya, ariko ushobora kumuhereza nyine buri kintu cyose ugize ute wumva ko ufite, kandi ugomba kumuhana umutima ukunze, umutima w'ibyishimo, ukumva ko urimo uragira ute, urimo urasigasira ibyishimo byawe. Burya ibyishimo birahenda, kandi turabizi ko umukunzi w'umuntu, umukunzi wawe, aka kanya niwe ushobora gufata umwanzuro wo kukurakaza, akanya niwe ushobora gufata umwanzuro wo kugusetsa. Icyo gihe rero ugomba kugira ute, uba ugomba guhora umushimisha nyine, ugasigasira ibyishimo byawe. Burya ibyishimo cyo kintu nababwira mw'abantu mwe gikomeye, sinzi wenda mwebwe ukuntu mugifata, ariko mwumve ko ibyishimo by'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ko Severante mugerageze mugire mute, muyenjoyinge 2026. Niba ugeze ahangaha tugana ku musozo w'iki kiganiro, shyiraho igitekerezo cyawe cyangwa ushyireho like. Wenda ushobora kuba nta mwanya wenda ufite wo kwandika igitekerezo cyawe, ariko shyiraho like cyangwa nyine igishoboka cyose kugira ngo utugaragarize koko niba koko iki kiganiro wagize ute, wagikurikiranye, kugira ngo utwereke ko 2026 Severante tujye kuba twakwinjiramo, ugiye gukora itandukaniro. Reka mbashimire mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro kuva gitangiye kugeza none aha tugeze ku musozo wacyo. Urumva ko nababwira ko muri abantu b'ingirakamaro, muri abantu bakomeye cyane, muri abantu b'ingenzi nyine kuri twebwe Ihozo TV. Mwese twabashimira. Tugane ku musozo, ikiganiro cyacu nakagaruka. Iyi ni Ihozo TV nge bagezagaho iki kiganiro njijuru. Nizere ko mukomeje kugenda mukubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, kandi nababwiye mbifurije Severante nziza izababere ibyishimo n'umunezero. Uramutse ufite ikindi gitekerezo ushaka kuduha, uramutse ukeneye kuba hari icyo watubaza, ushobora kuba watwandikira kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi watubona hose.